abagabo barimo ba Florian Plettenberg, ba Fabrizio Romano baje gutangaza inkuru y'umugabo witwa Karim Adeyemi mu ikipe ya FC Barcelona. Mbere yuko wenda tujya muri details zayo uko ishobora gukunda cyangwa se uko itakunda icyo Dortmund yifuza nuko bimeze, reka mere kuri edizo n'ubundi tugende tuzenguruka gutya. Karim Adeyemi imikinire ye n'icyo Barcelona yashakaga n'abakinnyi Barcelona ifite, ni umukinnyi ukenewe bingana iki mu ikipe ya FC Barcelona. Karim Adeyemi impamvu akenewe ku bwoko bw'imikinire akina, we na mbere gato kamaze mpere ko ari muri babakinnyi umutoza arimo kuri questinga, nta bindi biganiro biba hagati ya kuvuga ngo Deco warukuna bigize mu ruhare cyangwa Laporta. Uyu ni umukinnyi wa kabiri kuri Gordon. Izo zose ni transfer zatunguranye kubera icyifuzo cy'umutoza. Kwa kuna bati uburyo nifuza gutwara Barcelona, ndifuza ko munshakira bano bakinnyi. Ari babakinnyi batigeze bajya mu bitabo bya Barcelona mbere hose, ari babakinnyi n'umufana wa Barcelona atigeze tekerezaho. Ariko umutoza kucyamaze amaze iminsi akorera equipe yashyize muri position y'uko icyo azasaba ubuyobozi bazakimuha mu buryo busa nkaho butagoranye. Uwa mbere yabaye Anthony Gordon, uwa kabiri abaye uyu musore Karim Adeyemi. Karim Adeyemi mu buryo busanzwe bw'imikinire ku mwanya akinaho ni nimero 7 nk'ibisanzwe, ariko akaba agira preference ashobora gukina nka force 9 agakina nka nimero 9 cyangwa agakina 11. Mu gitekerezo cyo kumuzana nukuza guhereza imbaraga ru ruhande rwa Lamine Yamal, kubera ko babona ko umwana bita Ronny Baji bashobora kuba baramwihutishije umusaruro bamutekerezo cyangwa se bamwitegaho utabuhagije bigeranye n'urugamba yifuza kuzabarwana umwaka utaha w'imikino. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ariko twabonye ko Hansi Flick ari umugabo ushobora gufata umukinnyi nka Rafinha wakinaga nimero 7 akamugira undi mukinnyi mwiza kuri nimero 11, bitandukanye nuko twari tumuzi imbere yuko na Hansi Flick. Bikaba ari nabyo bituma bavuga ko iyi transfer ya Karim Adeyemi ikunda ishobora kugira ingaruka cyangwa ishobora gukora reshape ku busatirizi bwa Barcelona. Tukaba twabona amazina 3 rimwe rishobora kubaza kuba ryasohoka, abera Rafinha, Ferran Torres cyangwa umusore Ronny Baji, ariko nawe ifite amahirwe cyane kubera ko baravuga ko ino transfer ikunda mu gitekerezo cy'umutoza Hansi Flick. Dushobora kubona uyu mugabo akoreshejwe mu buryo bwa ya myanya twavuze yindi ajya akina mu buryo budahozaho cyane mu ikipe ya Dortmund, ajya akina rimwe na rimwe 11 na nimero 9. Urebye ubwoko bw'imikinire bw'uyu musore kuvagubwa n'ubw'abakinnyi b'ikipe FC Barcelona, Karim Adeyemi ikintu cyambere azwiho ni babakinnyi bafata umupira yawushyira imbere ukaba bizi ko bikurangiranye, kereka we nagira imbere akagihusha, niba abakinnyi bajya speed iri hejuru. Icya kabiri ni na wa mukinnyi mu gihe twakwita ngo yewe equipe ko iza kwimana umupira, ni umusore byorohera gukina abagenzi kubera ko ni umusore ufite dribbling skills, akaba afite n'ikindi kintu cyo kwakirana abagenzi mu buryo bumworoheye. Ariko ngatekereza ko bamukeneye muri ubwo buryo kuba Barcelona yahindura umukino mu buryo bwa counter attack cyangwa se transition rapide, bikaba byamura ko Hansi Flick mu bakinnyi afite ubyumva cyane Rafinha. Rafinha n'ureba uyu munsi n'amafaranga aya makipe yo muri Saudi Arabia yarimo aratanga, nubwo Deco yize kuvuga ko ari umukino udakorwaho, nabonye byavuye muri 180 byabaye miliyoni 100 z'amayero hagati ya El Nassr n'ikipe ya Al Hilal bifuza gutanga kuri Rafinha. Abanyabrazil turabazi nabo iyo amafaranga yavuze nk'ariya hari igihe birangira umugabo aguseza akagenda. Ibyo nkatekereza ko nanone bishobora kuba ari inzira kuvuga ngo tumuzane cyangwa se na Rafinha yahaguma, wenda cya gitekerezo cya Barcelona kuvuga ngo aracyari umukino udakorwaho, bakavuga ngo uyu mwaka ushize twibuke ko Rafinha ntibadoye umusaruro uhagije, nubwo Anthony Gordon yaje turabona bidahagije, reka bari undi mukinnyi witwa ko yafasha ko Lamine Yamal, ariko mu gihe na Gordon tuzanye adaptation itarakunda, habe hari undi mukinnyi ushobora kuba watanga ibyo bisubizo acyana muri iyo myanya yose. Ngenda mbona muri icyo gitekerezo kuvuga ngo ni umukinnyi ukina myanya yose, ni umukinnyi wadufasha guhindura umukino no mu gihe ataba hari Rafinha, ni n'umukinnyi ariko twatuze tuvuga ngo no mu gihe Lamine Yamal yagize ikibazo cy'umunaniro ari ngombwa ko aruhutswa, ari ngombwa ko yagize ikibazo gituma ataboneka, ari suspension yabonetseho, yaba ari ku mwanya wa Lamine Yamal mu buryo bwahereza umutuzo umufana w'ikipe ya Barcelona. To be honest, umwaka ushize bavuga ngo ntago Lamine Yamal ahari, ukareba kuri bande tuje ukabona umukinnyi ugomba kuri mu kibuga ni umusore Ronny Baji, hari uryo umufana Barcelona umutima utaho kuri hamwe, hari uryo umwana yaje mu buryo n'umukino waguze muri 10
nibeshye n'eshanu zishobora kuba zituzura yaguzwe amafaranga makeya n'ibyo yakoze mu kibuga ku minota yagiye ahabwa si ibi cyane ugereranyije n'igiciro yaguzwe ariko si iby'urwego rwa Barcelona n'umukinnyi yabishaka nk'umukinnyi w'umusimbura kuko tuvuga Ferran Torres nk'umusimbura wa Lewandowski wazaga akajya hejuru ya assist 10 hejuru y'ibitego 10 urumva n'umusimbura wa Lamine Yamal yakabaye nawe ayingayinga aho ngaho turavuga Rafinha yabaga ari hariya reba Rashford imibare yaje arakora nayo itarashimwe idahagije kandi tuzi ko nakoze imibare itari mibi rero no kuri Lamine Yamal barashaka wa mukinnyi uza kuba yatuma Lamine Yamal niba adahari cya cyuho cye kitagaragara ku kigero kinini cyane Gera igihari cyo kuri Karim Adeyemi nari ndimo ndareba cyane cyane uburyo bwe yifashishwa mu ikipe ya Borussia Dortmund nibyo yaza nk'umusimbura wa Lamine Yamal ariko nira myanya yindi y'imbere cyane cyane nko ku ruhande rw'ibumoso imbere niho ntekereza ko giye yaba solicite kubera ko urumva Barcelona yinjijemo Anthony Gordon iyo bahengetse bahanyuza Ferran Torres ariko mu gitekerezo cy'uko umwanya wa nimero 9 hariya uriya mwanya anyuraho Robert Lewandowski tubyibukiranye ko uko byagenda kose iminota ye izagabanuka ubwo mu gitekerezo cya nimero 9 ubanza ntekereza ko 100% ashobora kuzaba Ferran Torres mu gihe nari mwataka baguze mu gihe undi mwataka uragurwa sasa rero niba ubwo ngubwo ari Ferran Torres ugomba gukina iyo nimero 9 undi muntu uzasigara waba igisubizo muri poste ebyiri ubwo ashobora kuba Karim Adeyemi kuri Anthony Gordon na Lamine Yamal kuko izo place zombi ashobora kuzikina kandi neza icya kabiri Hansi Flick kubera ko kuza kwe ni igitekerezo cye 100% agendeye ku cyo ashobora kumwifashishamo mu mikinire Karim Adeyemi mu bakinyi Barcelona ifite muri cya gice cy'imbere ubwo namuko imwinjijemo afite n'akandi kantu kuko buriya ni na mwiza muri pressing ni mwiza kurusha kuko ku myaka 20 n'acyafite imbaraga zo kwirukanka ikibuga ariko bura no kudefanda Karim Adeyemi buriya afitemo akantu ko kugaruka inyuma bimwe tuvuga ngo niba Barcelona iri mu mwanya ifite umupira turabizi neza ko mikinira Hansi Flick ntazabura gukiniramo aho abakinnyi bakina kuri fullback bashobora kuza bagakina nka invented fullback niba kina invented fullback bisobanura ko umukinnyi uri ku ruhande rw'iburyo imbere cyangwa se ibumoso imbere iyo aba fullback bafite umupira barimo hagati barimo mu gice cya final third binjiye mu gihe bari muri offensive animation mu gihe barimo kwataka birumvikana wa mukinnyi w'imbere we asa n'ugaruka inyuma ho gatoya kugira ngo babakinnyi bazamukanye imipira baba fullback babashe kuyibyaza umusaruro atabangamiye nawe akaba ari hafi aho ngaho ameze nk'ukoze Sirinombre iyo akoze Sirinombre rero uko byagenda kose defensive work nayo ntibura aho ngaho icyo kintu Karim Adeyemi mbona ashobora kugishoboramo ikindi cya kabiri buriya uyu mupeti iriya myanya yose y'imbere yabasha kwikina yewe na playmaker nawe n'uwo mwanya nawe yawukina bisobanuye ngo rero iyo versatility afite yazamo nk'umukinnyi ushobora gukina imyanya irenze umwe ikindi buriya ntago ari buze ari profile typique yo guhita abanzamo kuko bizamusaba gukorera umwanya kubanza kwanza ku mwanya uri wose nta mwanya ari grant ko yabanzamo nta mwanya n'umwe ari grant ko yabanzamo so rero ubwo twahita tunavuga ngo aje nka squad player mu bakinnyi bahari nabwo yaba ari indi mpamvu yatuma ari umukinnyi wakwifuzwa gusa usibye ko mu bakinnyi bahari abonye umwanya Karim Adeyemi agakora agafitinga muri profile umutoza muzaniyemo igihe kiba kizatinda ariko akazabona umwanya wo kubanzamo paraporo y'abakinnyi bahari uko iminsi igenda iza bashobora gusohoka mu kuko nk'ubu nka Dira Rafinha turi kubivuga abantu bakasa nkaho batabishyiramo imbaraga ariko c'est possible ko yanasohoka ngenda turaje tubigemo neza Edi wowe view yawe kuri ino transfer kuba Barcelona ishaka Adeyemi niho tukiri ngerekeza ko nk'umukinnyi ugiye kuza nko mu backup nta kibazo nta kintu bitwaye byari kuntungura wenda yabaza nk'umukije kubanzamo nka kuri ababonye ibya Julian Alvarez bidakunda bakavuga ati kumuzana nka rutayizamu byari kuntungura ariko nk'umukije ko mu backup Lamine Yamal ntekereza ko nta kibazo kirimo n'umukinnyi mwiza imibare yiwe byibuze ntabwo azajya buri ibitego 10 cyane ko wenda
kuza kumusimbuza uko bavuga ko Ronny Barger uzasohoka mu ikipe nuko babona ko Ronny Barger ari umukinnyi ashaka kumutiza Ronny Barger ibyo yaguhereza ku myaka yiwe n'ibyo yatanze n'ubushobozi abona afite ntabwo biri hafi ya Lamine Yamal ugereranyije n'ibyo byibuze Ademi yatanga uburyo byaba hafi ya Lamine Yamal kandi ubyibuze ukeneye umukinnyi w'umusimbura ntabwo ukeneye Lamine Yamal ko ntabwo uri same level Lamine Yamal ko ntabwo aza kwemera kwicara ariko byibuze ushara uri bugufi bwe kandi uyu musore n'umuhanga ikindi kandi akaba ari umu system player ntekereza ko kimwe mu bintu Hans Flick amaze kwerekana igura n'igurisha ku isoko ntabwo abashaka abakinnyi ngo ni impano zidasanzwe gusa ngo ntabwo abashaka abakinnyi ngo ni amahotike ku isoko abashaka abakinnyi cyane cyane bafite inka muri system ni umugabo ukunda abakinnyi aba system player babandi ushaka kubona wowe ntacyo babamaza ariko we akaba afite icyo abonamo bitewe nuko bafite inka muri system uyu nguyu rero bitewe nuko babisobanuye kandi nuko tunabizi Ademi umutekereje ikintu cya mbere umenya nuko umukinnyi pressing arihuta cyane aradefanda cyane noneho akaba mwiza adafite umupira Hans Flick akubwira ko ari umugabo ukunda abakinnyi beza mu gihe ikipe idafite umupira nimba mudafite umupira ukaba utari mwiza ukaba utiruka ukaba udasubira inyuma ngufashe umufullback nimba uri umuwinga ukaba udapressinga ntacyo umaze mu mikino yiwe so Karim Adeyemi arabishoboye ubwo bivuze yuko n'umukinnyi uzabafasha ntekereza ko nge yaba ari umukinnyi mwiza w'umu backup wa Dewe nyemera akantu gatoya ku cyo Eddie yaravuze ubundi harimo n'ikindi kintu kuno musore tactical flexibility urebye nko muri Borussia Dortmund ni umusore kubera ko ataratsindira umwanya ubanzamo mu kibuga ariko no gusimbura kwe burya nabwo ntabwo ari umukinnyi donc ufite utabyumva neza iyo muri iyo role ye ashobora kujyamo akantu ka flexibility kubera ko imibare igaragaza ko muri Borussia Dortmund last season yabanjemo inshuro 15 mu kibuga ariko anaza asimbuye izindi inshuro 13 bisobanuye ngo ni umukinnyi wemera flexibility mu gihe cyose umutoza abona uko umukino yawa approachinze ashobora kumubanzamo cyangwa se akaba yanamusimbuza no kuri cya kintu twavugaga cyo kugira versatility ku myanya yindi imbere ashobora kuba yakina uyu ni umusore muri icyo kibuga mu gihe agiyemo apari imibare y'ibitego ashobora kujyamo na assist ariko banakubwira yuko igihe cyose yinjiye amasimbuye no ku mwanya wa premier ko ushobora kumushyiraho muri Borussia Dortmund muri season itambutse yatwaye imipira 34 ya mipira y'umukinnyi utantinga cyangwa se ugerageza gutanga passe ivamo igitego yari gukina muri Premier King Road kugira ngo tujye ku byo transfer isaba kugira ngo ino transfer ikunde impamvu nayo mbanje kubabaza icyo kibazo mu by'ukuri isi yose yatunguwe ni surprise ku ngoro ni surprise transfer nk'izi rero zisa nkaho zitunguranye kandi ubona ko ziri hafi kuko Karim Adeyemi arangiza amasezerano na 27 kandi yabwiye Dortmund ko atazayongera cyane ngashaka kugenda mufata yaboneka ngende kuko ni Hans Flick wamamagaye ni ukuvuga ngo Karim Adeyemi agira karite ebyiri ziremereye cyane zidakunda kuboneka muri Espagne zirituma abakinnyi baba Espanyol dukora cyagiye kuri Lamine Yamal tuvuga ko ibyo umutoza yamusabye Hans Flick yasabye Lamine Yamal ati wowe rero umupira ufite icyo ngusaba no kwihutisha umupira no gukora umubiri kugira ngo imbaraga zitazajya ziba arizo ziba ikibazo ubona ko ikimbaraga cyozongereye ati noneho genda ukora umubiri uracyari muto yego urye atangira no kumushyiraho ibiryo agomba kujya arya kugira ngo yongere imbaraga z'umubiri cyagiye twavugaga amaze kongeraho ibiro 3-4 muri icyo gihe abadage bose rero burya ujya bavuga mu mupira w'abadage uhuriza ku bintu bibiri ugomba kuba wihuta ntabwo dushaka kuvuga ngo duhane passe enye muri defense duhane passe eshanu muri mediane nitugera imbere dukina amapase ataragera ku izamu ngo mukore icyo ataka ikore mu mupira imbere ugere ku izamu dutsinde cyangwa bawutwambure twongere tuwushakire aho ngaho abadage bose nuko bateye unarebye ni Barca saison ya mbere biri mu bintu 70% n'ibyo yakinaga niyo mpamvu Rafinha yabaye mwiza kuno umukino ugira speed yego nujya beka n'ibitego Rafinha yajya gatsinda ni imipira bafatiraga inyuma bagahita bayijugunya hagaze ku murongo sinya nibagira igitego muri espace igitego yakubise Benfica sinya cyangwa se Celta Vigo abatoza bose b'abadage niyo niko bo bateye sasa hazamo ikindi kintu gikomeye cyane buriya mujye mutinya umukinnyi wabaye recommended by umutoza abazi icyo amukeneye byanze bikunze icyo amushakamo bitarimo injyaho
izi transfer uko ari ebyiri ziba kwa Barca n'iyi ngiyi namukibana Eh. ni umutoza ijana ku ijana. umutoza aba afite ikintu abona muri uriya muntu nubwo wenda isi yose ishobora kuhita mwapurishietinga twaje hano tukora inkuru ya Elliot Anderson njye na Gerard ahangaha turayikora amafaranga ni menshi bla 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 umunsi yasohotse akajya kuvuga uyu Enzo Maresca. Maresca nibwo twazanye imibare dusanga Elliot Anderson ni igisubizo cya Caicedo na Enzo Fernandez batazabona. Uyu mugabo witwa Karim Adeyemi afite imyaka 19 hasi Afrika niwe wamuhamagaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu Diemanshaft 2021 yakinaga muri Salzburg. Urimo urumva icyo kintu yamuhamagaye afite imyaka 19 bwa mbere 2021 akina mu ikipe ya Salzburg. Karim Adeyemi akina match ya mbere sinimo ndayibuka neza, nyuma match irangiye baramubaza utekereza gute guhamagara umukinnyi nk'uyu nguyu, dufite abakinnyi hano muri ligi yacu, dufite abakinnyi mu Bwongereza, dufite abakinnyi hehe na hehe, uyu mwana w'imyaka 19 y'umureka akazabanza akagira igihe ko yari kuzaza. Hansi Flick uzi ko yagiye gutoza ikipe y'igihugu avuye muri Bayern Munich, sibyo? Reka nayo ndashaka amagambo icyo gihe yavuze avuga kuri karite z'uyu mukinnyi gusa ya Afrika pana yanjye. Shyira mu kinyarwanda vuba ihute niho herukayo. afite umuvuduko udasanzwe kandi afite touch cyangwa se gukora ku mupira bya mbere byiza. Ya baro nyine bamuhaye ya pass. Kwa kuntu baguha umupira either pass ije mu kirere kwa kundi wakira cyangwa bayigwaye kwa kuntu wakira. Kuri impamvu abatoza bakunda fast touch y'umukinnyi nuko bihita bimuha option. Ubwo niba bagwaye pass ureba ku izamu, ese kwa kuntu uyifunze ikomeze ureba ku izamu cyangwa uhisusa nk'uyigarura mu buryo bwo kujya kwataka. niyo fast touch niyo fast touch nyine fast touch umukinnyi akora nimuha direction yaho umupira ahita ajya kuwushyira. Imbaraga ze za mbere cyane cyane ni mu guhura n'umukinnyi mugenzi we, urumva ni ko akunda abakinnyi batakana one on one cya gihe uje uri umwataka umudefenseur aje kukuzibira, none cyagiye kwa kuntu umuwininga umutsinda ukamutwara baro. Mu ntangiriro za sezo yari amaze gutsinda ibitego byinshi, n'umwataka mwiza. Shyira kandi ibi nibyo Hansi Flick yavuze. Uyu Hansi Flick 2021 avuga Adeyemi afite 19 icyo gihe. Tumaze igihe tureba Karim Adeyemi, njyewe twaranahuye nk'umutoza wa Bayern Munich duhura na Salzburg, ubwo niho yakinaga. Rero nzi ubushobozi afite mu kwataka, ni umukinnyi wakora itandukaniro. Karim yatweretse icyo ashoboye muri Salzburg mu ntangiriro za sezo. Ni umukinnyi yatweretse icyo n'ubundi asanzwe yerekana muri Salzburg. Ni umukinnyi uzi gutsinda mu gihe ari mu ruga rw'amahina kandi akinana icyizere cyinshi. Ahantu rero mbonamo ahangana ku myaka 19 yari afite 19 ahangaha ataraza muri Dortmund. Umugabo aramuzi. Mbonamo guye ikintu umutoza bashaka buriya gukina hanini. Yajya kwa Lamine Yamal, yajya kwa Godoni. Gerard Ngirayo niwe wakomoje ku kantu keza aravuga ngo ni umukinnyi ubwa apfa kuba ari mu kibuga uzishakira umwanya. So nukuvuga ngo rero iyo umukinnyi afitinga neza muri system umutoza ashaka kumukinisha, ese umuwinga nyine ameza ate? Icyambere one on one afite ubushobozi bwo gutsinda umukinnyi bahuye uwo ari we wese umudefenseur. Icyakabiri afite speed ku buryo nidushaka gukina imipira yirukanka ari buze kuyikurikira yihuta igera ku izamu. Icyagatatu ni umwataka wese bamusaba gutsinda. Nicyo bita indi product. Umukinnyi ushobora gutsinda byibura. Ngere ikibazo ngira ku bakinnyi nk'aba ngaba nuko Barcelona ziranya abakinnyi nk'aba ngaba bakita bari average. Ntabwo nasuzugura ubushobozi n'ubuhanga bwa Karim Adeyemi, ariko n'umukinnyi ubona ko urwego rwiwe nyine imyaka bitewe n'imyaka maze ruri aho ngaho ruringana. Kandi Barcelona ziranya abakinnyi nk'aba ngaba. Rero wibaza mu gihe idafite umutoza nka Hansi Flick ko nagazaguma ibihe byose, ni abakinnyi ubona yuko ntabwo yabyibuze yababyazamo umusaruro ngo izanabagurisha. Kandi Barcelona ziranya abakinnyi nk'aba ngaba benshi baba system player ariko ba average ku isoko, bivuze yuko iramutse haje nk'umutoza urugero udakunda uburyo bakina uzamara igihe kingana icyubagura.